yewe urupfu rwa papa rwamviriyemo imbaraga zatumye mbuwondiwe uyu munsi, kandi munyemerere mbikoreshe kugira ngo challenging buri wese hano gutera intambwe, gukoresha iyi negative energy y'umubabaro y'agahinda akayihindura into a transformative positive energy, mu zindi mbaraga zihindura ashobora gukoresha kugira ngo iwe wenyine yiremera kazoza akaremere n'abazamukomokamo. Hari umugani wacu uzuvuga ngo uzuvuga ku mfubyi uburyo izikura vuba, cyangwa sinzi uwo mugani neza ariko ndawibuka kuhaba, uvuga ko imfubyi izikura vuba kurusha abagifite base na ba nyina, kubera ko agira responsabilité akiri mutoya, adafite uburenganzira bwo guteta nk'uko abandi bana bateta, igihe yogatesa agatangira kumenya izindi responsabilité ziwe. Nagize agahinda kenshi mu kwezi kw'icenda kwa 1996, n'amashuri arananira, abo twiganye bazi ko ntabwo nakundaga gutsindwa ishuri, ariko uwo mwaka natsindiye Hamana, natsindanye amanota ntarigera mfata ikindi gihe mu buzima. Ibintu birahinduka cyane, ariko nza kugenda ahantu hamwe muri Nyungwe, wenda bakurikirana ibiganiro byanje hari aho nagiye mbivuga, ngenda kujya ahantu hamwe muri Nyungwe bita Gisakura, nja gusenga, mfata une semaine, natwaye akabido ka jus d'orange, ndifungirana ahantu icyumweru cyose. Ariko mu by'ukuri iminsi 5 ya mbere kuri iyo minsi 7 ntabwo nasenze, numvaga nananirwaga gusenga, ngasoma Bible nkaririmba, ariko najya gusenga nkumva mbuza amagambo yo gusenga. Hari igihe agahinda kakubana kenshi ugasa n'uri gukomanga kwibuye. Ariko umunsi wa gatanu nza kugira une révélation, nza kumva igitekerezo kinjemo, ndatekereza ngo ese nimba abapfuye bazababona abo basize kwisi bakabarangiza hasi, bakabareba, bakababona, bakabona ibyo barimo, niki gishobora kunezeza papa? Nuko yabona ko namuririye cyane, ubuzima bukananira, nkananirwa ishuri, nkananirwa kubeshaho barumuna banje, nkaba umuntu uraho, cyangwa nuko nahaguruka nkikunguta nkava mu mukungugu narindimwo, ngahaguruka nkaba umugabo, ngafata umwanya wiwe mu muryango, nkarera barumuna banje, nkagira icomba cyo naya. Wenda ikindi kintu ntari navuze, nakuze papa zanyita docteur kuva nkiri umwana mutoya. Amaze gupfa numva ko zanzozi zose zahambanwe nawe, numva ko birangiye, nkumva ko amashuri n'ay'abandi bana bagifite base. Icyumweru ukwezi kumwe kwari kutaragera, nk'ibyumweru 3 nyuma yuko papa apfa, abasita baraterana, bazi wacu baraterana, biga uko mama zabaho. Baravuga ngo hariho ntabwo twapfuye icyo gihe tutagihaye dupfa, ntabwo twakwicara ngo twibuka abo twapfushije hashize imyaka 30, hariho nabo turi gupfusha uyu munsi, ngo niturangiza tubitandukanye. Ubwo twaba tubaye abo kwiganyira gusa. Kandi ntabwo tujya tuza kwibuka hano kugira ngo twubure ibisebe twongere twitoneke. Ntabwo ari ukugira gusa ngo twibuke tubabare, oya, ni ukugira ngo dukuremo imbaraga zo guhindura amateka, dukuremo imbaraga zo guhindura abo turibo, dukuremo imbaraga zo kwiremera kazoza. Ndasubiza ikibazo cyawe mu buryo wenda utatekerezaga ko ngisubiza, ariko ndashaka kuvuga kuri njyewe urupfu rwa papa rwamviriyemo imbaraga zatumye mbuwondiwe uyu munsi, kandi munyemerere mbikoreshe kugira ngo challenging buri wese hano gutera intambwe,
gukoresha iyi negative energy y'umubabaro y'agahinda akayihindura into a transformative positive energy mu zindi mbaraga zihindura ashobora gukoresha kugira ngo iwe wenyine yiremera kazoza akaremere n'abazamukomokamo. Hari umugani wacu uzuvuga ngo uzuvuga ku mfubyi uburyo izikura vuba cyangwa sinzi uwo mugani neza ariko ndawibuka kuhaba uvuga ko imfubyi izikura vuba kurusha abagifite base na ba nyina kubera ko agira responsabilité akiri mutoya adafite uburenganzira bwo guteta nkuko abandi bana bateta igihe yogatesa agatangira kumenya izindi responsabilité ziwe. Nagize agahinda kenshi mu kwezi kw'icenda kwa 1996 n'amashuri arananira abo twiganye bazi ko ntabwo nakundaga gutsindwa ishuri ariko uwo mwaka natsindiye Hamana natsindanye amanota ntarigera mfata ikindi gihe mu buzima ibintu birahinduka cyane ariko nza kugenda ahantu hamwe muri Nyungwe wenda bakurikirana ibiganiro byanje hari aho nagiye mbivuga ngenda kujya ahantu hamwe muri Nyungwe bita Gisakura nja gusenga mfata une semaine natwaye akabido ka jus d'orange ndifungirana ahantu icyumweru cyose ariko mu by'ukuri iminsi 5 ya mbere kuri iyo minsi 7 ntabwo nasenze numvaga nananirwaga gusenga ngasoma Bible nkaririmba ariko najya gusenga nkumva mbuza amagambo yo gusenga hari igihe agahinda kakubana kenshi ugasa n'uri gukomanga kwibuye ariko umunsi wa gatanu nza kugira une révélation nza kumva igitekerezo kinjemo ndatekereza ngo ese nimba abapfuye bazababona abo basize kwisi bakabarangiza hasi bakabareba bakababona bakabona ibyo barimo niki gishobora kunezeza papa nuko yabona ko namuririye cyane ubuzima bukananira nkananirwa ishuri nkananirwa kubeshaho barumuna banje nkaba umuntu uraho cyangwa nuko nahaguruka nkikunguta nkava mu mukungugu narindimwo ngahaguruka nkaba umugabo ngafata umwanya wiwe mu muryango nkarera barumuna banje nkagira icomba cyo naya wenda ikindi kintu ntari navuze nakuze papa zanyita docteur kuva nkiri umwana mutoya amaze gupfa numva ko zanzozi zose zahambanwe nawe numva ko birangiye nkumva ko amashuri n'ay'abandi bana bagifite base icyumweru ukwezi kumwe kwari kutaragera nk'ibyumweru 3 nyuma yuko papa apfa abasita baraterana bazi wacu baraterana biga uko mama zabaho baravuga ngo hariho options 2 mama asubire ruguru kandi twavuye ruguru muri 79 urumva mama yari amaze imyaka iyo nari maze yose hafi yo kubaho yari ayimaze aba mu mushasha ngo nasubire ruguru aje guhinga cyangwa Fred yemera ave ku ishuri afata akazi cyo gihe mu Rwanda habaga akazi k'ubukaka security donc baravuga ngo bahita batora n'umuntu uza kunshakira ako kazi wabikoragamo ibyo byose baraza inamirange barampamagara barambwira so mu by'agahinda nari mfite harimo no kuvuga ngo ambition zose nari mfite zahambanwe na data uwo munsi nta burenganzira nari ngifite bafata n'umwanya wa counseling barambwira bati ubuzima niko bumeze wewe kora ntabwo waremewe amashuri reka barumuna bawe bazige ngatekereza ubwenge nari mfite ngatekereza amashuri ukuntu nayakundaga ariko nkumva ko byarangiye alors iyo negative energy yose noneho ngo ntekereze ukuntu papa ari kumbona ndavuga ngo ese icyamunezeza suko nanesha ibi bintu byose ngazakomeza nkazaba wa mugabo yizeye cyangwa se yerekwaga ko nzaba we nkazafata umwanya wo mu muryango barumuna banje ntibagasabirize mama ntagasabirize icyo kintu kinzamo pour la première fois kuva muri septembre ubwo hari muri décembre numva ngize agatwenge ku kano naho ubundi
nagaza mpura n'umuntu natangira kumwibwira navuga ngo data yarashaje yitwaga nkama numva amosozi aramanutse. Ibyo ngibyo abantu benshi hano turabisangiye. Ako kantu sorry ndafata indi minota mikeya, ariko n'ubu nibwo butumwa mfite cyane kuri bene data hano babacika cumu. Ningenda ntongeye kuvuga musigarana iki kintu. Dufate iyi energy, uyu mubabaro, akagahinda, nuko kwisi itwima ubutabera. Ibi byose tubona bituberaho nk'akarengane, tubifate tubihindure energy positive transformative, ihindura, duhindure ubuzima bwacu tuba abagabo kurusha uko isi yatekerezaga ko twoba abagabo. Duhindure iwacu imurenge, tuhahindura amateka yaho n'imibereho yaho. Uzoza uhasura azamenya ko Minembwe cyangwa se Murenge yabyaye. Duhindure n'akazoza kacu, kandi ibyo birashoboka. Dushoboye gusa gufata tukareka kwiganyira, tukabishira ku ruhande, kuko ubuzima twabayemo n'abantu bose baba counselor n'abantu bize traumatology nka wa mudamu watuganirije azakubwira ko ushobora kubona excuse yo gutsindwa mu buzima iyo ushaka yose, kubera ko wavuga ati narapfushije agahinda kambana kenshi ndananirwa ngira gutya, nagize gutya ngira gutya. Donc excuse turashobora kuzibona, ariko kandi turashobora gufata za excuse tukazihindura, tukazigira imbaraga zihindura. Ndangiza nja ku kibazo cawe, icyahindutse nuko cya giti cyatemwe cyongeye gushibuka, nuko aho